Hello aba VIP. Umwaka wa 2020 ni umwaka wakomeye wagoye abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ariko se jewe nawe uyu mwaka niki twawigiramo? Turaza kuganira muri iyi video ibintu wawigiramo mu buryo bwa business, kwiteza imbere, entrepreneurship ndetse no mu buzima busanzwe. Ni ibiki wakwigira mu mwaka nk'uyu ukomeye. Let's go. Nongero kubasuza aba VIP muraho mumeze neza. So uyu munsi rero turufite ikiganiro tuzoganira nkuko nari maze kubabwira kijyanye n'amasomo 10 nize muri 2020 kandi nzi ko n'abantu benshi bakeneye kwiga. Turabizi twese twakwemeranya neza yuko mu mwaka wa 2020 wabaye umwaka abantu benshi biri bavuga kuri social media na hose avuga ati uyu mwaka watugiriye nabi nugende, kuko uyu mwaka hari igihe ubundi imyaka yose yabanje umwaka uzukaba mwiza kuri wowe cyangwa se mubi kuri wowe, ariko uyu mwaka wa 2020 ni ikintu cyakubise isi yose. Ni ukuvuga ngo rero umwaka nk'uyuje aho abantu barenga miliyoni 20 na zingahe hano muri Amerika babuze ubuzi, businesses zigafunga, abantu bakabura ubuzi ahantu hose atandukanye ku isi yose, Burayi, Afrika, Amerika, ahantu hose. Ahantu twabuze abantu benshi mu mwaka nk'uyu. Ni bibi cyane kugira ngo urangire nta kintu twizemo tubona ibintu twakwigamo. Uyu rero sasa ngiye gufata umwanya mbere yuko tumuvinga on tukareba ko twajya muri 2021 umwaka uzaba mwiza kurushaho, tukabanza tukareba uyu mwaka niba icyo dusigiye tugomba kwigamo, kuko umuhanga ni uwize mu mafuti yakoze cyangwa se mu byago byabaye ndetse no ku bandi bantu akavana mu bwenge bushobora kumugeza imbere. Si ibyo tuzaganira muri uyu munsi, ariko rero ku bantu mega muri iki kiganiro bwa mbere iyi na VIP TV tugira ibiganiro nk'ibi ngibi byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Subscribe na sharing. Amwe rero muri aya masomo 10 nza kubaho uyu munsi, amwe ajyanye no kwiteza imbere ku giti cyawe mu buryo bwa business ndetse na entrepreneurship cyangwa se n'akazi ukora, ariko yandi nayo ajyanye no ku giti cyawe mu rugo, umuryango ndetse n'ibindi. So no kuvuga ngo reka duhere ku isomo rya mbere. Isomo rya mbere nize muri uyu mwaka, abandi bari barizi benshi ariko giye n'ugambe nari ngize no ko buri myaka 10 hagomba kubaho a crisis. No kuvuga ngo hagati y'imyaka 10 n'ingahe buri gihe habaho crisis. Abantu bari muri Amerika ngiye sinari mpari icyo gihe bazi crisis yabaye mu 2001 ubwo habaye 9/11, indege zikaguruka zikikubita muri World Trade Center, abateroriste bakataka. Icyo gihe habaye crisis yishe kino gihugu mu buryo financial ndetse no mu buryo bwose butandukanye. Hanyuma nyuma yaho haza kubaho iyo bise Great Recession yabaye mu 2008. Iyo yatewe nuko muri system harimo amadeni menshi, amabanki yatanze amadeni menshi ku bantu, hanyuma real estate market ira collapsinga cyangwa se industry y'amazu, bituma na economy gwa iyo abaza abantu cyane. So nuvuga ngo muri kino gihe n'ubundi aba expert n'aba economists bavugaga yuko hari yindi crisis igiye kuza, ariko ntibari bazi uko izaza. Hamero habaye COVID-19 cyangwa se coronavirus iraza muri 2020, noneho ishira hasi cyake. So nuvuga ngo iyo ukomeje ukiga neza cyane cyane nk'uko nababwira ngo byibuze mu kamwasoma igitabo cy'umuntu witwa Ray Dalio yasobanuye ukuntu economic machine ikora. Ni ukuvuga ngo yerekana ukuntu kubera ibyo twakwita short term debt cycle, aya ni amadeni agenda aba hagati indani muri system ya economy. Kubera rero ayo madeni aba ibihugu bifite ndetse n'abantu, byanze bikunze buri myaka 10 cyangwa se ingahe hagomba kubaho financial crisis. Bivuga ngo muri crisis zose zabayeho ziza mu buryo butandukanye. Urumva ko nababwiza imwe zazanywe n'abateroriste, izindi zizanwa n'ibintu biri internal, iyi yazanywe n'indwara, izindi zizaza n'ibintu bitandukanye. Bivuga ngo icyo mugomba kumenya nuko byanze bikunze habaho crisis. So iyo se crisis ya nyuma tuciyemo ahubwo hazabi yindi wenda mu myaka 10 iri imbere. Mugihe nkivuga ibyo bintu twabonye ukuntu nabo stock market yaraguye. Je n'ugambe nari mbone stock market ishobora kugwa kuriya ko ndi umuntu umaze imyaka mike investinga muri stock market. Ibintu bya ama company y'amavuta ya essence yaragwa, ibintu bya industry tourism, indege, restaurant biragwa, ibyo bintu byose byaraguwe. Nubwo real estate cyangwa se industry y'amazu kiri hejuru, ariko abahanga bavuga yuko nayo igiye kumanuka mu gihe kiri imbere. So ni ukuvuga ngo nize yuko yes nubwo economy yagenda neza, ariko buri myaka 10 cyangwa 10 n'ingahe habaho crisis. Ni ukuvuga ngo
tugomba kubaho twebwe aba VIP twitegura yuko buri myaka 10 hagomba kubaho ikintu gishobora kuza kikaba crisis kigahitinga economy. Ngo icyo gihe rero bituma dukora ibyo dukora, dupanga ibyo dupanga, tuzi neza yuko crisis ishobora kubisha. Ikindi kintu mugomba kumenya kuri crisis nuko muri crisis abakire cyangwa se hari abantu bakorera amafaranga menshi mu gihe abandi bose bari muri crisis. Hari article nziza nabonye uyu munsi yari muri Market Watch yanditswe n'umugabo witwa Sean. Uyu mugabo avuga ukuntu abantu 12 ba mbere muri Amerika bakize n'uvuga ngo abanga barimo ba Jeff Bezos, ba Amazon, barimo ba Mark Zuckerberg, ba Facebook, hama tugavuga abitwa ba Elon Musk, ba Tesla, hamwe na ba Larry Page, Sergey ba Google na za YouTube. Ukuntu iyi ntuze abantu 12 ndetse n'abandi binjije mwumva bino bintu binjije billion zirenga 300 muri kino gihe cya coronavirus. Ngo bamwe bakubye kabiri net worth yabo bakubye kabiri net worth yabo, mu gihe abandi twaro turabura ubuzi, business zifungwa, abantu birukanwa, abari hejuru bo bariho baramultiplyinga ubutunzi bwabo. Ese no kubera icyo umuntu yabyibaza n'ibintu bibiri wenda no buryo batekereza kuri bo. Iyo babonye crisis ije babonamo opportunities. Ni gute twabyaza umusaruro izi opportunity, ni gute twahindura business models. Murabizi Amazon is taking over ikora ibintu byose, so niyo mpamvu ubu ngubu Jeff Bezos wa Amazon ari wa mbere ukize ku isi. So kuvuga ngo ikindi kintu cya kabiri baba bafite yuko bo bafite cash, mu gihe abandi bantu bo bararwana bashakisha cash, bo bafite cash. Iyo habaye crisis ibintu mu gihe bihendutse ubwo bakaba bafite cash yo guhita bagura, yo guhita investing. So urumva niyo mpamvu bo urebye neza batera imbere cyane mu gihe cya crisis. So ibyo niyo somo rya mbere. Isomo rya kabiri twize nuko kubaho biciriritse ugasevinga amafaranga bishoboka. Ndabizi ko mbere y'uyu mwaka abantu benshi bari bazi ko bashobora kubaho badasohoka cyangwa se batambara imyenda myiza ngo bajye ahantu gutembera, cyangwa bajye mu makwe, cyangwa bajye mu mafete, cyangwa se bajye no mu maresitora ndetse n'ibindi. Ariko ubu ngubu nizere neza ko wicaye ugasanga uti kumbi nabaho ibintu ntabikora. So kuvuga ngo biro nicyo gihe cyo gutangira ukaraba bya bindi n'ubundi amezi yose wamaze udakora ukareba uti ibintu kumbi mbivanye no mu buzima bwanjye ntacyo byantwara. Twaricaye mu rugo twe dusanga ese ibintu nka za kebo n'ibiki byose ko tutabikeneye, ahubwo wareka tugashira ingufanga hari byo twakuyemo. Nuvuga ngo iki ni igihe cyo kudownsizing, ukabaho mu buzima buri simple, ugasevinga amafaranga mu gihe ugiye kubona akazi cyangwa se ugiye kubona business, kugira ngo nihaza kuba indi crisis nk'ingi uzaba ufite cash, uzaba ufite savings, uzaba ufite emergency fund yawe ufite ahantu. Kuko mwibuke abantu ngo barenga 50% muri Amerika n'igihugu cya mbere kize ku isi ntibari bafite amadolari 500 mu gihe cya crisis. Yabatunga niba ngo bahagaritse akazi ntibari kubasha kwishyura n'umuriro cyangwa ibyo kurya. Nibyo byabayeho. Twabonye ko ikintu nk'iki gishobora kuba kigakumaza mu rugo nta mezi ugize udakora. So kuvuga ngo kujya imbere yaba mu buryo bwa business yaba mu buryo personnel, baho biciriritse, ukata ibintu byose udakeneye, ubike amafaranga. Iryo ni ikosa rya ni isomo rya kabiri nize tugomba kwiga muri uyu mwaka. Are you not tired of worrying about money, the uncertainty and stress thereof? Do you worry about the future? We understand your challenges. Learn about budgeting, goal setting, how to buy a house, start a business, investing, get out of debt, and achieve financial freedom. We're just a click away. Simply go to gailkaroba.com and book your appointment with a coach. Join the class for the best learning experience. More for you on our YouTube channel, about VIP TV, weekly podcasts, newsletters, and so much more for everyday wisdom on everything, finance, and success. Subscribe and join a community of like-minded people to stay motivated and accountable. Give your finances a fresh start. We believe in your success. Isomo rya gatatu nize kandi twese twize mu 2020 nuko business ndetse n'akazi ubu kagiye kuba kuri online cyangwa se kagiye kuba remotely kuri Zoom. Nibaza ko umuntu wese n'utari bwakoreshe Zoom
byanze bikunze uyu mwaka wize kuyikoresha, byabaye ngombwa kutangira kuyikoresha. Si ukuvuga ngo kimwe mu bintu byabaye byatweretse yuko ubu ngubu bitewe n'ahantu rishobora kuranira hose. Niyo mpamvu twatangiye kubona ubu ngubu abantu basigaye bava mu mijyi ikomeye. Umuturanyi umwe duturanye yavuye Atlanta ejo bundi araza ubu ngubu ari hano, kandi batubwiye ukuntu bazakomeza bagakora muri Atlanta, ariko ubu amakampani menshi ntazongera gusubira mu ma office, azaguma kuri online. Ibi ni ibintu bitangaje. Ibaze ejo muri sitarinzi ko mu buzima nzakenera gufata course. Ejo nafashe course yigisha ngo ukuntu waba muri deur ukinspiringa abantu via Zoom. Ibyo sinarinzi kuko kera twari tuzi ko kugira ngo umuntu abashe kuba muri deur agomba kuba abona abantu, avugana n'abantu, akora n'abantu, yicara n'abantu. Ariko ubu ngubu ibintu byose ubu ni Zoom. Ni ukuvuga ngo tugomba kwiga gukorera ibintu yose online. Ubu ngubu ntibizabatangaza, turabona yuko isaha iragenda igiye kuba isi imwe mu buryo bwa economy ndetse no mu buryo bwa business, ku buryo ubu ngubu buzi muzajya mukora n'abantu bari mu Bufaransa bagakora muri Amerika, abantu muri Amerika bagakora mu Rwanda, abantu mu Rwanda bagakora i Burundi. So niho hantu turiho turajya. Iki ni isomo twize muri uyu mwaka. Ikindi kintu cya kane twize muri uyu mwaka ni uko hari business zimwe, cyangwa se kwita business model, cyangwa se hari uburyo business zakorwaga bigiye guhinduka burundu. Nimwumva, nasomye article muri Yelp ivuga ngo business zirenga ibihumbi ijana muri Amerika zarafunze, ngo kandi 60% muri izo, ngo business zirenga 60,000 zizaguma zifunze ndetse na nyuma ya pandemic, nyuma ya coronavirus. Kubera iki? Kubera yuko ubu ngubu twamaze kubona yuko hari uburyo business yakorwaga bitazongera kuba. Nk'urugero, hari nka story ikomeye ahangaha yitwaga Jessie Penny yafunze imiryango completely burundu kubera yuko igurisha imyenda, umuntu akajya muri mall akayigura. Ubu ngubu abantu benshi kubera ko n'utarakoraga shopping online amaze kubyiga, nivuga ngo nta muntu uzongera kujya ngo waragura ibintu, ubu abantu bose bazaba bagura online. Nivuga ngo rero business models zimwe na zimwe zahindutse completely. Amaresitora, amahoteli menshi yafunze. Ese muzi ko amahoteli amwe yafunzwe azongera gufunguka kandi hariho ibintu nka za Airbnb. Nivuga ngo ubu ngubu business models ibintu byinshi zahindutse. Ni nayo mpamvu niba uri umuviyepo urakurikira intuza, panga utegure ukuntu wahindura business yawe, cyangwa se business ushaka gukora, urebe koko n'ibijyanye naho tugiye. Tuvuye rero kuri ibi ngibi, irindi somo twize rya gatanu ni uko ubu ngubu economy y'isi iragenda ihinduka icyo nakwita e-commerce cyangwa se digital economy. Ni ukuvuga ngo tugiye gukorera ibintu byose, turatransitioninga tujya mu gukorera ubucuruzi ndetse na economy byose kuri online. Impamvu ibyo mbivugiye ni iki? Ni ukugira ngo mwebwe vepimo murandeba mubashe kuba mwakwiga utuntu, cyangwa se ubumenyi bumwe na bumwe, cyangwa se skills zimwe na zimwe zabafasha gushira ama business yayo, cyangwa se ama business mushaka gukora mu buryo bujyanye naho tugiye. Iki ni ikintu gikomeye. Kuri point irangiye naberetse ukuntu business menshi yarafunga ndetse n'andi ntazafunguka, ariko ubu ngubu ndabereka yuko iyo ugiye mu bihugu byacu byinshi muri Afurika ntabwo turamenye ukuntu twatekinga advantage cyangwa se twakoresha digital advantages dufite, cyangwa se internet. Ni ukuvuga ngo ntabwo turamenya uburyo umuntu yashira shop online. Ni ukuvuga ngo mu gihe program nkurikira ahangaha niba uri umujene ukabikora ibyo online, fata courses za digital marketing, fata ukuntu wahindura, biga ama courses y'ukuntu wafata umuntu ukamushirira ishop ye cyangwa se ibyo acuruza bye kuri Shopify agatangira agacuruza online. N'utundi twinshi. Ibyo nibyo bintu bigiye kuyobora isi aho tujya. Iki ni ikintu gikomeye. Tuvuye ahantu isi yari iri mu kwiga ukabona degree ukajya gusaba akazi. Ubu tugiye ahantu ni ubuhe bumenyi ufite bujyanye n'aho isi igeze, ukora ikintu maze tuze tugushorere, maze tuze dushake serivisi zawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite ubwo icyo ufite. Urumviye kera yari job based economy, iyo yarangiranye n'igihe kirimo. Ubu ngubu kubera ibintu uyu mwaka ugiye kudusunikira ahantu tugiye gutungwa na entrepreneurship. Ni ukuvuga ko pan entrepreneurship isanzwe yo kugenda gufungura akantu gasanzwe bisanzwe nk'ibya kera. Ngo entrepreneurship ishingiye ku bumenyi bujyanye n'ibintu biri digital, ijyanye n'ibintu bya e-commerce, digital marketing, ku buryo tugukenera
So iki ni ikintu gikomeye nifuza kuba VIP mu irindi somo nize muri uyu mwaka kandi rijyanye n'ubuzima bwa buri munsi ni ukutizera abantu vuba ariko ukababarira vuba. Ni ukuvuga ngo to be slow to trust and quick to forgive. Ubundi akenshi twebwe niko tubikora mu buryo bucuritse, tubikora mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo twizera abantu vuba ariko tukababarira bitinze. Ariko ikintu nize ni uko muri mwaka akora ko wagoye abantu benshi, iyo habaye ibibazo nk'ibi ngo buriya umuntu mumenyera koko inshuti imenyera mu byago, niko abanyarwanda bavuga, ariko ngo tuzi ko n'ubundi umuntu mubonera iyo ariho arafite pressure ni bube n'umuntu ko ameze. So iyo wakora ko wagize abantu washize abantu benshi kuri pressure, hari abantu benshi nabonye mu buzima bwanjye mu kazi muri professionnel bakoze ibintu ntibazaga yuko bari gukora, ariko no kubera nyine nabo pressure yari bariho. So nizi ikintu kutizera vuba ariko nabo wizeye bagira ikintu bagutwara babarire vuba. So ibyo ni isomo nzi ko benshi twize mu 2020 kandi tugomba kuzirikana. Murabizi rero ko baguma nanjye kugeza ku musozo ngomba kubaha bonus. Nuvuga ngo mwebwe mwandebye ngomba kubaha isomo rya bonus. Sinovuga ngo rero isomo ryanyu kubera ibintu byabaye mu mwaka wa 2020 abantu batari babyitiza ndetse n'isi yose ntabwo yari byiteguye. Nizemo yuko buri gihe tugomba kugira plan B cyangwa se ukaba ufite yes nubwo ufite akazi cyangwa se ufite ako business urakora cyangwa ufite iki wishira amagi yawe yose mu gitebo kimwe. Oya ahubwo gira plan B utisi n'ibipfa nzaba mfite indi nzira ya kabiri imfasha. Ese business yanjye nifunga se nzaba mfite nka diplome na nsabisha akazi cyangwa se naba mfite ubumenyi ku buryo nahita mfungura agashop cyangwa se iyo nuza nipfa nzahita nkoresha iki cyangwa se akazi nigahagarara mfite ubumenyi nahita ntangiza aka business nkikorera. Ni ukuvuga ngo gira plan B. Ndabasabye mutangire aba VIP mufate urupapuro kwera fata ikaramu mutangire mupange ama goals y'imyaka 5 agiye gukurikira. Haba mutangire mwandike icyambere icya kabiri icya gatatu icya kane ibintu mupanga kwiga gukora no kugeraho. Hanyuma nubwo wabura urakora ubona ibyo ngibyo reko bigire plan B yawe uti ibintu bitagenda neza nzakora biriya. Ifo kugira umugambi wa mbere ukagira n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu, uwa mbere uramutse udaciyemo. Sibyo ni isomo nize muri uyu mwaka kandi nibaza ko twese tugomba kwiga. So VIP murakoze cyane mwe mwakuri ikiganiro mukamugeje ku musozo. God bless, tuzabona ubutaha. Umwaka tugiye kurangiza, niba turi kumwe turawurangije reka tuwurangize dukomeye. Courage, niba utarapfuye ibyiza biri imbere. Bye bye, stay blessed.